uhisemo neza, wowe uhisemo gukanda ku kiganiro cyacu kugira ngo ubashe kuba wakumva ibyo twaguteguriye uyu munsi. Aka kanya nkuko mumaze kubimenyera, tugenda tuba ibintu byinshi bigiye bitandukanye byiza, amakuru menshi atandukanye wamenya, cyangwa se ubundi bwenge rusange cyangwa ubumenyi rusange wamenya. Aka kanya tugiye kuvuga ku nyamaswa nini cyane, inyamaswa nyine mu bigaragara ni nini cyane, inyamaswa itangaje, inyamaswa idasanzwe, inyamaswa ifite byinshi itandukanye n'izindi nyamaswa. Aka kanya ubu ukomeje kugenda mu mutwe utekereza ngo ese iyo nyamaswa tugiye kuvugaho ni iyi. Niyo mpamvu tugiye kuza tukakumara amatsiko birambuye, tukakubwira birambuye inyamaswa bita inzovu. Ahubwo ngo ntujye kure, aka kanya komeza urebe iki kiganiro, ndabizi yuko hari byinshi uraza kumenya utari usanzwe uzi kuri iyi nyamaswa, kandi muri make byagufasha cyangwa se birakomeza kugenda bigufasha kugenda umenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigiye biri hano ku isi, cyangwa se mu kumenya nyine uburyo mu buhanga bw'Imana, cyangwa se uburyo Imana yifitemo ubuhanga bwinshi cyane kubitewe n'ibintu byinshi yagiye irema bigiye bitangaje, cyangwa se wewe nk'umuntu nk'ikiremwa muntu ukomeza kugenda ubona ukabona ni ikintu gitangaje. Ubundi inzovu ni inyamaswa nini pe, ni inyamaswa nini bishoboka, ni inyamaswa no kujisha ubwayo buri abantu benshi ntabwo barabona inzovu, ariko inzovu ni inyamaswa nini bihagije, Ubundi tugiye kureba ngo ese ubundi inzovu imeze ite mu buzima busanzwe, cyangwa physical appearance. Tugiye kureba ubundi ukuntu imeze, nyine uyibonye ibintu bitona bituma nyine tuvuga ko akenshi ishobora kuba itandukanye n'izindi nyamaswa. Ubundi inzovu ni kimwe mu binyabuzima binini cyane bibaho ku butaka, kubigendera ku butaka. Ndahamya nashidikanya ko uretse zira za dinozoro, kandi dinozoro bavuga ko zabuze, dinozoro ntabwo zikiboneka ku isi. Mu binyabuzima bisigaye ku isi, inzovu niyo nyamaswa ya mbere nini iba ku butaka. Inzovu zifite umubiri munini cyane, inzovu zifite amaguru manini, inzovu zifite ibinono binini, ko aho nyine hose tuvuze bigiye ari hanini niho azifasha mu kubika imbaraga cyangwa se ingufu zazo. Ubundi inzovu zifite cya kintu kiza imbere ushobora kugira ngo ni nk'umurizo, ariko kiri imbere, kiriya cyita umutonzi, cyangwa mu rurimi rw'icyongereza bakacyita trunk. Kiriya kintu inzovu igikoreshwa mu kunywa amazi, mu guhumeka, mu kumva impumuro, cyangwa se gutora ibyo kurya no kuganira n'izindi nzovu ngenzi zazo. Kiriya kintu uko ukibona buriya kuriya kimeze kuriya, ikifashisha mu kunywa amazi, ikifashisha mu kuganira n'izindi nzovu, ikaba nakifashisha mu gutoragura ibyo kurya cyangwa se mu kurya muri rusange. Inzovu zifite amaso matoya buriya, ariko nimvuga amaso mato ntumve ngo uyagereranije n'umuntu, oya, ugereranije na size zisanzwe zifite mu buzima busanzwe ushobora guhita uvuga ngo ubise ijisho ryayo ushobora kuba ringana nka baro iyi ngiyi wenda ya football cyangwa ya basket. Oya, inzovu zifite amaso matoya ugereranije na size yazo, ariko areba kure cyane. Zifite amaso mato ariko areba kure cyane. Inzovu zifite nk'ikintu twakita iminwa y'inyuma. Zifite iminwa y'inyuma, nyine iri inyuma ya kiriya yuriya mutonzi, uriya mutonzi ifite undi munwa, ifite inzasaya zinini, ifite n'amazuru anyerera, ukuntu bikaba nyine ibyo ngibyo bikaba biyifasha mu kugumana ubushyuhe, biyifavoriza rero kuba yagumana ubushyuhe. Inzovu zifite amaso y'amatwi, amatwi yayo nyine asa nk'afite amaso y'amatwi manini afasha mu gushyushya no gukonjesha umubiri. Mu gihe iri muri kondisiyo ishyushye, ayo maso y'amatwi ayifasha mu gukonja, mu gihe none iri muri kondisiyo ikonje, ayo maso y'amatwi ayafasha mu gushyuha. Noneho buriya inzovu zigira ubwoko bubiri, inzovu ntabwo ari zimwe, inzovu zirimo ubwoko bubiri. Hari inzovu bita ngo inzovu za Afurika, African elephant. Inzovu za Afurika, izo nzovu nizo nini ku isi, nyine ubwoko nibwo bukunze kuba burimo inzovu nini. Inzovu nyine nini ku isi zisangwa ubwoko bw'inzovu za Afurika. Izo nzovu nyine kandi tubibwira ibintu twazibona rwose zitandukanye n'izindi nzovu, zifite amatwi manini cyane. Zo zifite nyine amatwi manini bigaragarira ijisho ko ni manini ukurikije n'izindi z'ubundi bwoko. Ikindi, zitoragura ibisheke cyangwa se ibimera n'amashami nyine y'ibiti bisanzwe, nuko ziberaho bitoragura kurya ibisheke cyangwa se amashami y'ibiti, nyine muri make zitunzwe n'ibimera. Inzovu za kabiri ni inzovu za Aziya, Asian elephant.
ubwo tubonye ko inzozi zirimo inzovu zirimo amoko abiri, inzovu za Afurika ndetse n'inzovu za Aziya. Inzovu za Afurika twabonye ko ari zo nini kurusha izi ngizi za Aziya. Inzovu za Aziya zo ni nto ku gipimo, zifite amatwi matoya, ibiryo byazo zikunda kurya imbuto, ibihingwa n'ibimera muri rusange, kuko inzovu zose zirya ibimera, nta nzovu itunzwe n'inyama. Inzovu ni herbivore, ntago inzovu zo zirya ibimera, ariko aho bitandukanye izo muri Aziya zikunda imbuto, ariko ziriya zo zikundira ibisheke n'ibindi. Ubundi reka turebe ngo ese ubundi mu buzima busanzwe inzovu zikunda iki? Inzovu zikunda kurya ibisheke, ngo tugiye kureba ibyo zikunda kurya. Inzovu zikunda kurya ibisheke, inzovu zikunda kurya ibishishwa by'imbuto, inzovu zikunda kurya ibyatsi birebire, kurumva ko utwatsi duto twayivuna. Inzovu kandi zikunda kurya amababi n'amashami y'ibiti. Ikindi cya nyuma, inzovu zikunda kurya imboga z'amafamu, zo mu mafamu, kuko rimwe na rimwe zikunda kurimbura n'imyaka, niba zigeze nk'ahantu abantu bahinze iyo myaka zikunze kuyirimbura cyangwa se kuyirya kuko zikunda izi mboga zo mu mafamu. Noneho rero ubundi inzovu tugiye kureba ngo ese ikenera ibiki mu buzima bwayo bwa buri munsi, icyo twakwita nka needs, ibintu ikenera kugira ngo ibaho, needs for survival, ibintu ikenera kugira ngo ibashe kuba yabaho, requirements ziba zikenewe. Inzovu ikenera amazi menshi cyane. Inzovu nawe reba, kuba inyamaswa ifite umubiri ungana kuriya, nimba uri umuntu wowe ubwawe ukaba ushobora kuba wagira inyota idasanzwe, ukaba wanywa litiro y'amazi, uribaza ngo inzovu ingana kuriya yabinywamo nk'amazi angana, cyangwa se nk'aboroye inka bahaza ukuntu inywa amazi menshi. Inzovu rero ubundi inzovu inywa guhera kuri litiro 100 kuzamura, ubwo icyo nicyo gipimo cyo hasi dufatiyeho, ubundi ni kuva kuri litiro 100 kuzamura. Inzovu yikundira ikirere gikonje cyangwa se ikirere gifite igicu, ubushyuhe busa nk'uyibangamiye, ntabwo ikunze kuba mu bushyuhe, ikunda kuba ku kirere gikonje. Inzovu ikunda kwiyuhagira buri y'isuku. Inzovu hari abantu irusha isuku, inzovu ikunda kwiyuhagira ndetse no kwitirira umukungugu, cyangwa se gukoresha umucanga ku mubiri mu buryo bwo kwirinda inzoka cyangwa se n'izindi nyoni zaza zikagira zikayibangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu rero ikunda kwisiga umucanga ku mubiri. Noneho tugiye kureba mu buzima bwayo imibanire ikunda kubaho gute muri ngenzi zayo, biba bimeze bite nk'iyo ubonye wenda nk'itsinda ry'inzovu, cyangwa se biba bimeze gute nk'ahantu hateraniye inzovu. Inzovu zikunda kuba mu matsinda, n'abantu. Icyo ni ikintu tugomba kwigira ku nzovu. Abantu natwe tugomba buriya gushyira hamwe, tugafatanya tugakoranya cooperatives, gushyira hamwe, kuko buriya mwashyize hamwe abantu mwungurana ibitekerezo. Abantu buriya baba bafite byinshi bagiye bashoboye bigiye bitandukanye, niyo mpamvu iyo mushyize hamwe ibitekerezo biriyongera bikazamuka. Inzovu zikunda ubwuzuzanye, gukina, gukoranaho, ibyo bita social bonding. Kandi nanone inzovu zikunda amahoro, zikanga urusaku rutunguranye cyangwa se urusaku rurenze urugero. Urumva ko kuri ibi bintu inzovu zikunda mu kubaho kwayo nk'abantu twakwikuramo isomo. Mbere na mbere inzovu ikunda kuba mu matsinda, kandi buriya iyo mwateranije imbaraga abantu, buriya biragoye ko ari ikintu cyane mwashyize hamwe imbaraga, mwashyize hamwe ubushobozi. Icyo ni ikintu tugomba cyane kwigira ku nzovu. Icya kabiri, inzovu nimba zikunda ubwuzuzanye, kubera icyo abantu birirwa bamarana, kubera icyo abantu batajya bashyira hamwe ngo babashe kuba baganira, buzuzanye bahuza urugwiro. Muri ibi tugezemo niba mubibona, abantu benshi barangana, abantu benshi barazirana, barahemukirana. Kuki tutakigira ku nzovu natwe ngo twuzuzanye? Inzovu zikunda amahoro, inzovu zanga urusaku rutunguranye. Urumva tutaroma ni nkaho ari umuntu, kuko ndabizi ndahamya nasika ko n'abantu n'ubundi bakunda urusaku, ariko yo iracyaturusha. Buriya inyamaswa ziri mu nyamaswa zasiganye umutima mwiza kurusha abantu. Inyamaswa zigira urukundo. Biragoye yuko uzabona inyamaswa za species imwe, species za nyamaswa zitsinda rimwe zifite ubushobozi bwo kuba zabyara. Bize biyoje bagwita byumva cyane. Urugero amahene gusa, iyo ni species, inka iyo ni species. Rero ngaho uzapfe kureba yuko buriya biragoye ko wabona ihene uzari ihene zigira umutima ihene. Rero ko wabona ihene zangana, cyetse ko akora uza ngo zirahuye, n'ubwa mbere zihuye zikojanyijeho mu kurwana kwazo, ariko biragoye ko wabona ihene y'ishindi bagashingura, cyangwa nako bakayirya. Suri ihene ntabwo bazishingura, barazirya, byagorana. Impamvu y'inyamaswa tugomba kujya tuzigira urukundo zigira. Noneho rero
tugiye kureba ibintu inzovu zidashobora kwihanganira uko byagenda kose cyangwa se zidakunda mu buzima bwazo. Inzovu ntago zakihanganira amahumane cyangwa urusaku rwinshi. Ubundi nyine indwara y'amahumane nyine bigenda bigaragara yuko buriya inzovu nyine izibangamira cyane, irabangama cyane. Sorry ntabwo ari amahumane y'indwara, amahumane guhumana nyine tuvuga urugero amazi ahumanye ibiki, nyine ayo mahumane cyangwa se urusaku bifite ukuntu bibangamira inzovu. Inzovu iyo nabibonye iyo bigeze muri habitat yazo cyangwa se aho ziba, inzovu zirahunga zikigendera. Inzovu ntabwo zikunda gukora urugendo runini zidafite amazi. Amazi ni ingenzi ku muryango wazo, ushaka gutsemba inzovu wazima amazi. Ikindi, inzovu ntabwo zikunda umuntu ukoresha ndabivuga gute nyine ntabwo zikunda ndabyita kuzikira nka gahunda yazo cyangwa se umuntu uzisagarira. Niba ziyemeje ngo urugendo rwacu rugiye kuba urunguru, ntabwo zikunda umuntu waza ngo arazihungabanije ngo ashatse kuzijyana hariya hirya. Oya, ibyo ngibyo bishobora kuba byabaho bikazitera kwihorera cyane iyo zahutajwe cyangwa se zahinduriwe icyerekezo, igihe zanakwihora mana yanjye nyine ibintu byagukorera ni ibintu bidasanzwe, zagukorera ibintu bibi cyane kuko buri inzovu ziri mu nyamaswa zigira inzika cyane. Inzovu ntabwo zikunda guhigwa cyangwa gufatwa. Ubundi nyine ziba zumva aho ziri zigomba kuba zonyine, niyo mpamvu ubukunze no kuvuga ngo abantu nyine baba barinda ba rushimusi b'inzovu kuko bazikuraho amahembe bakajya kuyagurisha. Niyo mpamvu buriya uretse no kuba wavuga ngo abanyagihugu wenda izo nzovu zirimo barabangamiwe kuko bari kwangiza ibidukikije, kwangiza ibibakikije byabo, ariko nazo ubwazo ku giti cyazo zibangamiwe kuko ntari umuntu uri kuzifata, umuntu uri kuzihiga, nabyo buriya biba bizibangamiye. Reka turebe se ubundi ubumenyi bw'inzovu muri rusange. Inzovu nyine zifite ubuhe mwihariko cyangwa se ubuhe bwenge muri rusange. Inzovu zibarwa mu nyamaswa zifite ubwenge buri hejuru ku isi. Inzovu ibarwa mu nyamaswa igira ubwenge bwinshi ku buryo utabyumva. Ibaze yuko inzovu ishobora kwibuka ibintu byo mu myaka myinshi ishize. Ngo tuvuge imyaka myinshi ishize, ushobora gufata ku myaka hejuru ya 30. Inyoni ikaba yabyibuka. Niba ari nk'umuntu yamukiye akaba yamwibuka. Niba ari nk'umuntu nyine ifite memory iri hejuru cyane yo kwibuka cyane. Reke kuki gihuza n'abanyeshuri dusigaye tujya mu ishuri ugasanga amateste kugira ngo uzibuke ibyo mwize ubushize biragoye. Inzovu y'ibiki byibuka. Inzovu zibasha gusobanukirwa n'amarangamutima y'izindi. Ese kumenya ngo either irababaye, irishimye cyangwa se iri mu gahinda, inzovu ifasha kubisobanukirwa. Ariko abantu b'iki gihe umuntu hari kuntu bifite nk'ibibazo, kuko umuntu ari kuza gusekera kugira ngo ntabwo ari kubona ko wenda ibibazo condition irimo itakwemera guseka, ariko inzovu irabimenya kuba yamenya ngo mugenzi wayo arababaye, arishimye cyangwa se ari mu gahinda. Inzovu ishobora gusura imva y'inzovu yindi wenda ngenzi yawe zakundaga yawe yapfuye. Buriya zigira mu rukundo ku buryo zishobora kuvuga ngo zigiye kuyisura iyo mva. Urumva urukundo ruba rukiri mu nyamaswa. Okay, reka turebe noneho uburyo inzovu zivugana, communication yazo igenda ite, inzovu zivuga zite. Ubundi umucuru cyangwa se uriya mutonzi wazo tuma niwe nyine zikoresha muri communication yazo. Niho zikoresha muri communication yazo kugira ngo zibashe kuba zakomunika zavugana ngenzi yazo, cyangwa se mu buryo bwo gutanga amakuru zifite ukuntu zikoresha twakita nko gukandisi vibration. Ubundi nyine ugasanga nyine ziri mu gukomanika buriya zigakandisi kuyitsikamira cyane, izindi zigahita zumva ati irishatse gutanga iyi message, cyangwa se ukwiye kugenda ikoza uriya mutonzi wayo, bikaba nyine zihita zimenya ngo iyi nzovu iri gushaka gutanga iyi message. Nyine n'ubwo buryo zikoreshamo zikomunika kandisi cyangwa se gukoresha uriya mutonzi wayo tubona. Noneho tugiye kureba ubundi inzovu ziboneka hehe, cyane cyane mu isi nyine ahantu inzovu wazisanga ziboneka hehe. Nk'ubu uramutse uvuze ngo reka dukore ubutembere, inzovu wazisanga hehe? Inzovu hano hambere wazisanga ni muri Afurika y'Iburasirazuba, aho ni muri Tanzania cyangwa muri Kenya. Aho ngaho inzovu ziba zirahaboneka cyane. Ahandi muri Afurika y'Iburengerazuba ariko ho hagiye hariyo nkeya, ntabwo ari nyinshi, hari nkeya.
ahandi hantu wazikongera ukazisanga ni muri Afurika y'Amajyepfo, ni muri Botswana cyangwa muri South Africa. Uri kubona ko bigaragara yuko umugabane wa Afurika uri mu migabane ugira inzovu nyinshi ku isi, kuko muri Aziya ariko naho zirahaboneka nko mu Buhinde, muri Thailand no muri Sri Lanka, niho wazisanga muri Aziya, nibyo bigo wazisangamo gute, ariko hana ko ahenshi wazisanga ni muri Afurika. Ubu ngubu rero inzovu nk'abantu cyangwa se nka advice twatanga akanya ku bintu twakijyaho ku nzovu, uko kuba tuyivuza ibi ngibi ni ukugira ngo tuyigire amakuru arambuye, ariko tugire n'ibintu twayigiraho. Buriya ni byiza ko abantu bagumana ubumwe, abantu bagakomeza bagasabana nk'uko kera byagiye bihoraho, abantu nyine bakareka imitima mibi. Yego ni byinshi duhura nabyo mu isi akanya byatuma ugira umutima mubi, naramu twa blaminga ngo umuntu wamurakariye, ariko dushatse twana ku blaminga kuko buriya kwihangana byo buriya ni intwari ikomeye. Kwihangana ni ikintu gikomeye kuko nyine dusabwa kugikora, uko isi turimo isi n'isi yamaze kwangirika. Ubwo abantu benshi rimwe na rimwe ugomba gusabwa kubihanganira. Ikindi tugomba kwigira ku nzovu, no tugomba kwigira gukorera hamwe, uzigeraho gukorera hamwe kuba mu matsinda. Byinshi twabikora as a family, tugareka abana bakagwa abanyamwigendaho, kuko mw'iki gihe usigabona abantu ni banyamwigendaho. Umuntu nyine ari kumva ko ibintu byose yishoboye, umuntu arihagije, either wenda kuba yifitiye amafaranga yari kumva ko bihagije, nta muntu akeneye uruhande rwe. Oya, ugomba gukorera hamwe. Bamwe bari hasi ukabazamura, kuko nawe you never know, ejo bundi ushobora kuba wamanuka nawe bakakuzamura ukabakenera. Impamvu rero buriya tuba dufashe umwanya tukavuga ngo reka tugende turira no ku nyamaswa zigiye zitandukanye, tumenye ngo se twazigira kuki. Akanya turebye inzovu, ariko nagira ngo ubwiye ngo ukore kuri subscribe, kuko nejo bundi tuzakomeza kujya tubagezaho n'izindi zigiye zitandukanye, umenye ngo se zibayeho gute, nyine usobanukirwa ubuzima bwazo muri rusange, umenye ati se n'iki twazigiraho, kuko buriya ndabizi neza bishobora kuba byadufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Murakoze.